namwe muzageranya mu gihugu giterere mwubaka iwanyu. Ibyo rero nibyo bigomba kubaho. Ubwo nge nabyiyemeje, niyo mpamvu napanze n'umunsi njyewe ngira kwizera cyane, ntitaye ngo baranyumva, ntitaye ngo baramba sapoti, umunsi nawupanze ngomba kuzagenda kandi bizashoboka. Yego. Yes. Pastor, numva abantu bashaka kugira mu muryango baho n'abasanzwe baba muri baho bagomba kugira ute gukora cyane cyane ko guteka umugisha. Se baba bakongomane twadukorera. Yes. Nicaye muri Virunga, noneho ubwo bambe nicaye muri Defera, tugeze Nyirangarama, harya iriya ijya byumba ikora byumba ni Defera ni Defera. Ni se yitwa Defera. Defera, yes. Noneho tugeze kuri Nyirangarama tuba turahagaze. Bya bintu bavuze ngo umukozi w'Imana basigamo na modoka bakikanga. Noneho tugiye gutsimbura ngo duhaguruke tuve kuri Nyirangarama, Virunga iraparika. Umushoferi wa Virunga abaraje arabarambonye, abarapepe imodoka irwa ngo pasiteri wacu, pasiteri uraho. Ntikomera kubera ngo nakugenda na Virunga cyane. Igihugu cyacu nk'abanyarwanda, nge sindi muto uko amahano abaye muri iki gihugu ndayazi. Mfite 42 ndi umusaza. Rero ndashaka kubabwira ngo iryabaye muri iki gihugu ni inyigisho itubwira kubaha Imana. Nibiri kuba ni inyigisho. Nawe waranze kwemera, reba ibiri kuba. Iriya mpanuka yabaye si abanyabyago gusa, hapfuyemo abantu benshi bakurusha ubwiza, bakurusha ndetse no gukiranuka imbere y'Imana. Ntago wabitekereza ko harokokamo n'umuntu n'umwe. Ubonye uko yabaye, nge naho yaguye narahageze ndahagarara, barahatweretse. Ubonye uko yabirindutse, ntago watekereza ko hari umuntu wavamo, nta n'umuntu n'umwe warokoka. Hariya rero ni igisobanuro cyo kuvanga Imana nyamana babaho. Rero hariya niho ubuhanga bw'Imana butandukanye n'abantu birirwa bita abahanga, aba bumva ngo barakomeye. Hariya niho Imana ikubwira ngo ni nge waremye umuntu, ni ngewe unamurinda. Hariya niho Imana ikubwira ngo ni ngewe ubwira abapfuye bakagira bate bakazuka. Iriya modoka kuyivamo ni ugupfa ukazuka. Iriya internationale umuntu uri guhumeka wayivuyemo ni umuntu wapfuye, kuko Yesu yageze kwa Lazaro akabwira igitere ngo kihaveho, nabo ni igitere cyahavuyeho kuko bari bapfuye. Ubonye uko imodoka yabaye, ubonye uko yabirindutse, ubonye urugendo yakoze ibirinduka ni harehare cyane. Reka ngusabe ikintu kimwe kandi nkivuge ndi kumva ngyaswe n'umwuka w'Imana. Umbabarire ntimugakatemo. Murumva ngo abanyamakuru mwe mumfashe mu isengesho ngiye gusenga, nsengere umuryango wa Bishop Sam Umugisha. Yes, ni by'agaciro gakomeye ko data mano kuri Gona Arc TV. Amahemana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe, ndabasoje hose mwamuherereye mwamwe mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko musoje kandi namubwira ko bakunda cyane bivuye ku mutima, bakunda cyane bivuye ku mutima. Sinakwicara n'uyu muntu muri kona imbere yanyu kuri kamera za Gona Arc TV, Sekazuba from TV andi Umukristo TV. Abantu bose turi kumwe muraza gukurikiraho ibigo butumwe byose turi buze gukurikira ahangaha, turaza gukorera ahangaha kuri izi kamera. Reka tutabatindiye cyane rero, reka tumwakire. Prophet, turakwakiriye. Murakoze David. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nawe amahoro y'Imana bane nawe. Yego, tujye kuri yangiso yawe. Mana ishobora byose, data mwiza, uri nyir'ububasha, uri nyir'ubushobozi. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye kuri igitangaza, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Tugushimiye ko waturemye mu ishusho yawe, uhabwa icubahiro mwami. Twongeye kugaruka imbere y'ubwoko bwawe waremye, abana bawe ukunda. Reka unyemerere uyu mwanya tugiye kumara imbere yabo, uduhe ibyo kubwira imitima yabo, ndetse ibyo tuvuga biza ari ibyo kububaka, ntibiza ari ibyo kubasenya mwami. Unshoboze, ungirire neza, umwuka wawe wera muziranenge ari utuyobora. Ayobore ngewe, ayobore David, ndetse ayobore n'abandi bari ku buhanga bw'ibyuma. Kandi iki kiganiro umuntu wese ucumva agubwe neza. Urakoze mwami. Hari benshi badukurikiye rero bafite ibibazo bitandukanye, reka urambure ukuboko ku buzima bwabo ukemura ibibazo. Hari n'abadukurikiye bagize umugisha wo kutwumva ariko bakaba barwaye imibiri yabo atari myiza, reka ubakize kandi bizere ko ubakijije mwami. Ngaho nyemera rero ube mu ruhande rwacu, udushigikire. Ijambo ryawe riravuga ngo iyo ukinze nawe ukingura, kuko niko ijambo ryawe rivuga. Kandi riravuga ngo iyo uvuze ngo bibe biraba, ndabizi neza kuri umwami.
ngaho nyemera si ubwa mbere udukoresheje si n'ubwa nyuma, ba mu ruhande rwacu tugire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Prophet, turakwakiriye nanone. Murakoze cyane. Iyo ndi kumwe namba numva umutima wanjye unezerewe cyane, nuzuye ibyishimo. Amen, amen, amen. Nuko twagiye tubibwira abantu, Prophet ni umuntu ukunda gukoresha ukuri kwinshi. Niyo yavuga ikintu ari mu makosa niko ababyumva. Yego. Niko ubyumva kabisa. Niko mbyumva. Rero icyo kintu cyo tuzakigushimira. Kandi umuntu iyo umubona ikintu ujye ukimubwira hakiri kare. Yego. Cyakireba ko urumuri rwamanutse izuba rigiye mu manuka. Kandi nuko rwongeye kuzamuka. Yego. Prophet. Deruka kuganira turi kwigana mu bintu byo muri Kongo. Numva ariko rero ntabwo garutse ukerewe cyane. Yego yego. Kongo wavugisha kuri kubitekereza. Ati rwose movement uyobowe n'Imana. Cyane. Muri Kongo numva tukiyasengera cyane. Yego. Muri Kongo nta ni makuru ronga kubona amashya. Aya makuru turayakurikirana rega, iyo hari umuturanyi wawe ufite ikibazo ugomba guhora ukurikira amateka n'amakuru ye. Yaravuze ngo amafaranga si meza, ati ni meza ko duvuga amafaranga mukababara. Abwira abaririmbyi ngo iyo niforme mwambaye mwayikoze iki? Amafaranga. Uyu muro turi gucana mwawukoze iki? Amafaranga. Iyi mikrofoni ni amafaranga. Rero natwe no kugira ngo tugere Bunagana twitegure na amafaranga. Rero niba ufite amafaranga yawe dusapotinga uduherekeze, uvuga uti ngewe ndi kure sinzagera namwe ariko mugende igikenewe cyose muzakibona. Tubwirize ubutumwa mu bari abantu. Ndizera nituvara Bunagana dushaka kugira ngo tubwire bari abantu ko Imana ibakunda, ko Imana igomba kubagarukaho aho babona bameze nk'amagufa, tubabwire ngo bagiye kubaho. Nituva Bunagana dupanga igiterane i Goma, tawahagarika ijambo ry'Imana. Tuve i Goma twinjire i Bukavu, tuve Bukavu dutangire twinjire mu yandi makaritsiye ngutyo twamamaza ubutumwa. Rero uwo niwo mumaro wacu, niryo terambere ryabaho. Nituhagera tukabona turasaguje mu byo waduhaye byo gutegura igiterane, tuzasanga hari umuntu udashoboye kwigurira isabune, tumugurira isabune. Rero reka tubasabe kugera waba uyafitiye umunsi waba uzayabona ejo, dukeneye support y'amafaranga yawe. Amafaranga yawe ushigikira umurimo w'Imana, ushigikire baho ministry, tugende tubwirize ubutumwa. Hari abantu batari kurya, hari abantu batari kurya, hari abana baburanye n'ababyeyi babo. Yes, barahari. Hari abatakaje abantu babo. Yego. Uwo munsi dukora igiterane dute tubwira ubuyobozi bwari mu dushakire abantu mubona ko kurya bidashoboka. Niba twasakuje ibyo 200 tubibahe babirye, ariko tugende twamamaza ubutumwa. Nubikora uri Burayi uzavuza ubutumwa, nubikora uri Amerika uzavuza ubutumwa. Kuvuga ubutumwa narababwiye nigeze kuguha urugero, nge nagiye kuvuga ubutumwa merekezwa n'umuntu ufite amafaranga w'umusore, ntarongera kuvuga izina cyangwa ivuge yitwarewe Imana ije mu umugisha. Aramperekeza nge mvuga ubutumwa, mbwiriza abantu, nsengera abantu, mpanurira abantu, ndirimbira abantu. Zo mpano zose ndazifite, ndazikoresha, abantu barafashwa, abantu pe barishima, ndahanura, ndasengera abarwayi barakira. Ariko bigeze mu gihe abantu bacika intege. Rero ati nanjye kampaguruke nkoresha impano yawe, niko utazi kubwiriza. Ati ariyo njye ukoresha mfite, ati kandi irakomeye. Nti niyihe? Rero barazamuye ati hano ndi kubonamo abadamu 3 musa bameze nk'abatishoboye. Uyu munsi ndabagura ibyo kurya, natanga amafaranga. Akivuga amafaranga n'abari basinzire bahita bakanguka. Izo ni imbaraga z'amafaranga. Yavuze ubutumwa bamukomera amashi. Koresha amafaranga yawe ukorera Imana, aya tuzayasiga. Ubuzima uyu munsi tuzabusiga, niba ngombwa tuhagere, niba turebe abatambaye ejo uzaduha inkunga y'imyenda tugende twambika abantu. Iyo niyo ministeri dushaka. Rero muri support yawe biri ku mutima, wowe ubikore uduherekeze tujyane nawe. Pasa sinzi kwenda iki kintu abantu bari buze kucyumva neza. Muri iyi minsi hasigara itereminga abantu ntabwo bagishoboye gutebeta umugisha. Abantu ntabwo bagishoboye gutebeta umugisha. Ibyo bintu biri buze kukorohera. Njyewe icyo gukora umugisha ndakizi, kandi umugisha ukoreye wihuta kurusha usabye ntacu ukoze. Rero Imana ifite abantu utarinda uvuza ingoma, abanyamugisha bawo bazi umumaro w'umugisha. Uvuga rimwe agahita byumva kabiri, ukavuga rimwe agahita avuga ati wiruha aho ndahaboneka. Batangiye no kubyumva. Hari n'abandi bavuga ati ni ibisanzwe, isi yacu yararangiye, bapirasa ibintu by'Imana.
bumva bakavuga ati hari ashobora kuba ari imibereho ashaka oya siko duteye ubyumva arahari ukeneye gukora umugisha arahari ndibuka rimwe twari ahantu bari kwitanga nditanga nibuka n'itike nayitanze ndiyibagirwa ntaha n'amaguru ariko ntago nicuza ko icyo gihe natanze amafaranga yanjye ariko nongere ntangariza abantu badukurikiye kwa aya mateleviziyo uko ari 3 ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru yampamagaye umugisha ukoreye wihuta kurusha usabye ntacu ukoze kwiriba ngo mana mpumugisha kandi ufite icyo wakora no uwo mugisha uzaza gake kurusha wa wundi ukoreye urihuta cyane rero abantu bongere bamenye ko ibyo bahawe atari ibyabo ejo bundi hari umunyamakuru umwe nawe ndimo ndaganira nawe ndamubaza ati ariko bimeze bite muri iyi minsi ati muri iyi minsi rero abantu basigaye bampamagara bakambwira ati ngwino dukorere ubuvugizi hahita basubiza uwo muntu avuga ati dukora ubuvugizi ariko abantu barakomeretse cyane yego nubwo ndi bukore ubuvugizi nta kiri buvemo rwose abantu ntago bakirekura ntago bagishaka gutanga ndibaza navuga ati none nabo ngubu nawe ukuvuga ati ngiye kujya muri Kongo kandi urabitego ko bizagenda kose bizaba bagushyigikira batagushyigikira ikimana yapanda ngomba kugira ute kugikora urumva ibyo bintu ho bitazakuvuna oya ntago bizamvuna ubundi iyo ugiye mu ivugabutumwa utegekwa n'umwuka wera byose ibona ko bishoboka iyo ugiye ari inyungu zawe iyo ubuze za nyungu ntago ujyayo ariko iyo ari Imana ikohereje byanga bikunda uragenda icyo kintu bacumve ikindi cya kabiri arega David naho tugiye hari abari bafite amafaranga yaragoma bayataye hari abantu barafite amafaranga ari Bukavu bayataye hari abantu barafite amafaranga ari ya Bunagana bayataye baraho banakennye bagize bate ibyo rero ngo ngagaho kari kundi sinzi ukuntu baca umugani karahandurika uriya niba bimuriho ubuzima bukaba bwahindutse tekereza ko nawe byashoboka umusonga wundi ntabwo ubuze undi gusinzira ariko nongere nkubwire wenda umunyamakuru avuze ngo abantu ngo barakomeretse hari abantu biyemeje gukorera umugisha kugeza gupfa kwawe niyo wagira utakaba ibyo bitamuvana mu mwanya hari abantu bazi gukorera Imana David barahari bazi gukorera Imana niyo bahura nugira ute akaba nese twende dufite abadukomeretsa nese dufite abatunaniza muri uru rugendo ariko turakomeje cyane ko tukiri mu isi uri mu isi uzagira abagukomeretsa uzagira n'abakubwira neza rero ushinzwe kubikora bikore wumva ko ashigikiye umurimo w'Imana adushigikire kandi si rimwe badushigikira nakoze ibiterane byinshi abantu bakanshigikira pe hari igihe na mbere najya gusura abantu muri gereza abantu bakanshigikira cyane pe bakanshigikira ariko bikore ubikoze n'umutima ukunze kira giterane kibi twatangiye kukiranga umwaka ugiye kurangira niho twatangiye gutangaza igiterane bikubitanamo n'uburwayi bikubitana n'izindi mpamvu ariko mureke dutangire tugende dusoze isezerano Imana yaduhaye tugende tubwire bari abantu ngo yemwe mwamagufa muyumye mugiye kubaho tubahumurize tubabwire ngo mukomere tubabwire ngo Kongo si izahora ari ikibazo Kongo si izahora rimwe murira Kongo si izahora rimwe mwikorera imisambi Kongo si izahora rimwe murara rubunda Kongo si izahora ariyo ifite impunzi nyinshi ku isi namwe muzagiranye mu gihugu giterere mwubaka iwanyu ibyo rero nibyo bigomba kubaho ubwo nge nabyiyemeje niyo mpamvu napanze n'umunsi njyewe ngira kwizera cyane ntitaye ngo baranyumva ntitaye ngo baramba sapoti umunsi nawupanze ngomba kuzagenda kandi bizashoboka yego yes pasara numva abantu bashaka kugira mu muryango baho n'abasanzwe baba muri baho bagomba kugira ute gukora cyane cyane ko umugisha si babakongomane tuba dukorera yes ubwacu tuba twirwanirira cyane hari umuntu ushobora kumva wenda akavuga ati tugiye gufasha abakongomani ngo tugiye gufasha abantu batari bene igihugu wacu ariko bibuke ko amaraso tuva twese namwe n'umutuku twewe muri sosiyete y'iyobokamana ntabwo tureba igihugu tugiye gufasha icarico ahubwo tubuka ko abantu tugiye gufasha ari abantu b'Imana ni ibiremwa by'Imana twe nk'abakozi b'Imana niyo mpamvu tutagira umupaka turakwiriye ku ahantu hose ikiremwa muntu tugisanze tugomba kuba dufite sapoti twayitanga niyo mpamvu tugomba kugenda tukabwira bari abantu bararushye kandi muri komenti mu byandike niba mbesha ko bararusha ariko bakeneye ijwi ribahumuriza bakeneye ijwi ribabwira ngo mubeho mwongere musirimbe ducomeke ibyuma tubyinane nabo tubabwire ngo muhumure ikirere Satani yari yarafashe igihe kirageze ngo Satani ari kuri kirere cya Kongo igihe kirageze ngo Satani
abadayimoni bafashe ikirere ngo muzahora murira amaraso azahora atemba mu butaka. Tubabwire ngo hari Imana ije gukorana namwe ndetse igahagarika ayo maraso, kuko buriya butaka bwanyweye amaraso menshi buracanywa amaraso menshi. Rero tugomba kubujyanaho n'ijambo ry'Imana tukavuga ngo Mana uyu munsi zamura ibendera ry'ubutsinzi. Niba hari ibendera ry'umutuku ryari rizamuye muri Kongo rigiye kuvuga ngo hazahora hameneka amaraso, hazamuka ibendera ry'umweru risobanura amahoro. Rero Imana yo mu ijuru, wowe udukurikiye ubikorere kwiyubahisha kandi ubikore wumva ko ubikoze ubikunze. Yewe kushobora kuba twishimye cyane gusobanura abantu bumvise neza. Reka tube tubaretse tugire yes cyane turi kubasobanurira. Yes. Pasa rero ejo bundi haba impanuka international, impanuka yankoze ku mutima. Ndavuga ati isugu ry'umukristo ukwiye akagombye kubaho gute? Bibiliya iravuga neza ngo muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Njyewe nicaye hano ariko sinzi uko nzapfa, sinzi aho igare ryanjye rizaturuka. Niyo mpamvu mbwira abantu tureke kwigira ibyigenge, tureke kumva ko dukomeye, tureke kumva ko duhambaye, tureke gukerensa iby'Imana, duhore twiyeza, duhore twiteguye. Kuko umuntu utaragije inyigisho ziriya mpanuka y'ejo bundi international, urumva ko uzanarinda upfa amatwi yawe nta nyigisho yakira. Njye natekereje ndavuga ati isengesho ryanjye rya mu gitondo ryagombye kuba rigizwe n'ayahe magambo. Ubundi turetse n'isengesho hari umuririmbyi yitwa Oliva, ntago akiba mu Rwanda, asigaye aba muri Amerika cyane bari muri Canada. Yaririmbye ngo urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda nta warurondora. Aravuga ngo mwibuke neza ko abantu bose uko bagenda bavuye mu ngo zabo siko bose bagira bate bagaruka. Uko wagurutse wapanze gahunda zawe siko zose utahuze. Icyo gitero yaragitenge, sinshaka kubyica ngo ngitere nabi kuko ibintu iyo binaniye ndabireka, ariko yaragitera avuga ngo uko bose bagenda siko bose bagira bate bagaruka. Rero niba waramutse wikwirata imbaraga zawe, ejo ntuzaramuka. Niba wiri uri muzima ushobora kutabyuka uri muzima. Ibyo abantu bongera bagaruka muri rangaje yo kumva ko ubuzima bwabo ari ubusa. Ubuzima ufite ni ubusa, ngo ni nk'amazi asutse ku gicaniro ngaratemba pe mu mukungugu. Ubuzima turimo tumenye ko ari irebi riri mu mazi, urarize uzarebe riba riri mu kiyaga, umuyaga urarijya. Ubuzima bwacu ni gutya, ejo bwajya hasi bukabura. Kuba wambaye neza, kuba wariye ugahaga, kuba watunze amafaranga, kuba uri mu kazi keza, menya ko ubuzima bwawe ari ubusa. Rero niyo mpamvu urabona nese bariya bapfuye ntibari bagiye muri misiyo, nta migo bari bafite se, bari bafite akazi, bari bafite ibintu byinshi bapuraninze, barahaguruka. Ariko iyo bari bagiye ntago bagize bate bagezeyo. Rero ntago kubwiriza tuzasoma Bibiliya gusa, n'ibihe turi kunyuramo bigomba kwigisha umuntu wese ibihurimo. Ibyo witegereza isuku nigenda yikaraga, si ngoma ngo baze bahanure ngo hazaba ibi. Nawe reba isuku nimeze kwigisha. Niba abantu 52 bahagurutse ngo tugiye muri turagira amahoro ntibagereyo, kuki utiga? Kuki utiga ukamenya ko ubuzima bwawe buri hasi y'Imana, kari ubusa, ni ubusa ubuzima bwawe. Icyo ukwiriye ni ikihe? Ni ukuvuga ngo Mana, niba naramutse ndabigushimiye, njyewe ubwanjye n'ibyo ntunze ni ibyawe. Ubuzima bwanjye n'amafaranga yanjye n'amazu yanjye n'amamodoka yanjye si ibyanjye, ni ibyawe. Ko muri hafi abantu bafite akazi keza bagasize, hafi abafite amafaranga bayataye. Harimo abaganga, namubonye umuganga wapfuye atwite inda y'amezi 7. Inda y'amezi 7. Yakoze ubukwe mu kwa 8 ku mwaka washize. Yarakiri mutoya. Ari mutoya kabisa, ari mutoya. Ari umumama noneho. Umwana ukora akazi neza, umugore mwiza cyane. Noneho warangiza wakwimakaye, wakwitelefone tango ndakomeye. Ukomeye iki se? Urubusa. Urubusa, twubaha Imana gusa nabintu. Pasi reka nkwibareze kino kintu. Yego. Reka twirengagize ku bintu byose twabonye. Oya ahubwo turetse n'impanuka. Kanongere ngaruka utari ukomeza ubika ikibazo rogiye kumbaza. Ubundi twe twari dukwiriye, kamvuge ku banyarwanda, sivuga ku bandi badukurikiye. Abanyarwanda turetse ababwiriza butumwa, turetse abapastori, twahuye n'igihugu caka twigishije
umuntu icyo ari cyo. Icya kabiri, Yego. twabaye mu gihugu cyagatumye twubaha Imana kurusha ibindi byose. Icyo nicyo nashaka kuvuga. Rero n'ibindi biri kubaho, inyigisho ziri kubaho, abantu barahanura mukagira ngo ni ibikino. Amakuru mfite amakuru ko iriya basi ya international yahagurutse hari umuntu umaze kuyinjiramo ngo arahanura ikiva Nyabugogo, ngo hari umuntu wayinjiyemo asa nk'uhanuye, ndetse ngo bamwe bakerensa ibyo avuze, banga kubyumva ngo ni by'abahanuzi bateye, ngo ni bya bindi bigize. Byibuke neza, yes, nigeze kubaza ati ni ukubera ko umukozi w'Imana asigaye agira mu modoka akumva ntashaka kugaragaza ko ari umukozi w'Imana. Warakambwiye mu buke mu gitondo kambaho, wowe ntabwo uzi ibintu byambayeho. Warakambwiye ngiye i Kigali nicara muri Virunga, tugera kuri Nyirangarama. Tugeze kuri Nyirangarama nari nicaye muri Virunga kandebe, nari nicaye muri Difera. Noneho nicaye muri Virunga, noneho ubwo bambe nicaye muri Defera, tugeze Nyirangarama, harya iriya ijya byumba ikora byumba ni Defera, ni se yitwa Defera, yes. Noneho tugeze kuri Nyirangarama tuba turahagaze, bya bintu bavuze ngo umukozi w'Imana basigamo na modoka bakikanga. Noneho tugiye gutsimbura ngo duhaguruke tuve kuri Nyirangarama, Virunga iraparika. Umushoferi wa Virunga abaraje arabarambonye, abarapepe imodoka irwa ngo pasiteri wacu, pasiteri uraho, ntikomera kubera ngo nakugenda na Virunga cyane. Noneho umushoferi nari nicaye nyuma ye ababwiye abagenzi ngo ariko ngo hari n'abantu basigaye bitirirwa abapasiteri batari abapasiteri. Urumva abarakivuze badamuveni kubera ikiye mpamvu se, ngo ari abantu basigaye ubona ibyo by'Imana ni iki abari kavuga. Ndavuga ni cokora hari igihe bakwita pasiteri utari we, ariko hari n'abapasiteri nyapasiteri bo nyabo, kandi ndumva ibintu by'Imana ushatse kubipirata, kandi ubwo wasanga ni perima aragiye kuyisengera ukagusenga ujye gusaba perima Imana, ntiwongera gusenga. Ubwo nahise mvuga cyane nanjye mu modoka, ntiwongera gusenga uri kugira ngo kampani kwakiri guha akazi. None iwawe bariye umuceri, ubwo abana be bijuse, wabonye minerivari yawe wumvishe ko Imana itariho. Ariko abanyarwanda kuki mukunze kugushwa n'ibisubizo? Abantu bose baraceceka baramureba. Umushoferi nageze i Kigali namurwaje umutima, ntuzongere kuvuga Imana nabi ndi mu modoka yanyu na gatoya, ntuzanabisubire na gato. Wowe Imana urayizi, ntiwasanga iyi perime aravuze ngo Mana we nitsindira perime. None Difera guhaye akazi, hari abantu bafite perime nkawe bazi barusha kugurusha no gutwara, babuze imodoka nk'iyi akurusha gutwara imodoka. None utangiye gupinga Imana kubera avuze umukozi w'Imana, birakunukiye, bikubaye ikibazo cyo kwa n'abagenzi baramumfasha, barimo mwegeye baramwataka ati wongera uvuge kubwa ni njyewe nzi Imana. Nti wowe usanga wowe ububwira uramuzi, aho yankuye ntitwanafatana uyitutse, niyivura nayikuvanaho. Imana yamvanye muri puberi kangira uwo ndiwe, wowe uzi umuntu ukwicaye inyuma, ntiwasanga ahuza ari ugutwara uvuye i Kigali ukagera ni Musanze nta n'ahandi wari wagera. Imana itwuriza indege urayizi weho, uyivuze nabi twafatana. Cyokora ndamwigisha ageze nyuma aravuga ati mbabarira nari mbivuze nabi, ariko mureke mbabwire Banyarwanda, mureke gukerensa iby'Imana. Rero nawe mu modoka ngo mu basi igihaguruka ngo waruwaje ngarahanura mu modoka, niko byagenze. Ngaravuga bandi pi. Rero mureke mbabwire shuti bavandimwe, igihugu cyacu nk'Abanyarwanda, nge sindi muto yuko amahano abaye muri iki gihugu ndayazi, mfite 42 ndi umusaza. Rero ndashaka kubabwira ngo ibyabaye muri iki gihugu ni inyigisho itubwira kubaha Imana. Nibiri kuba ni inyigisho, nawe wari waranze kwemera, reba ibiri kuba. Iriya mpanuka yabaye si abanyabyago gusa, hapfuyemo abantu benshi bakurusha ubwiza, bakurusha ndetse no gukiranuka imbere y'Imana. Twongere dukunde Imana kandi tuyubahe. Rero nibyo nasabona kwira mpanuka international, abantu twongere twubaha Imana kandi ubuzima bwacu twumve ko ari ubusa. Ikintu ngiye kukubaza, ngiye kukubwira ngo twirengagize, ngo twirengagize ibintu twabonye. Umuntu araje kwetsira modoka akubwira ati no modoka yakoze impanuka irimo abantu.
weho bakakwereka iyo modoka watekereza ko hari umuntu waba warayirokotse iyo mpanuka bakweretse iriya modoka ya international ukuntu yabaye ntago wabitekereza ko harokokamo n'umuntu n'umwe ubonye uko yabaye njye naho yaguye narahageze ndahagarara barahatweretse ubonye uko yabirindutse ntago watekereza ko hari umuntu wavamo nta n'umuntu n'umwe warokoka hariya rero ni igisobanuro cyo kuvanga imana nyamana imana nicyo kibazo ngiye kukubaza yego niba haragize abantu barokoka imodoka yabaye kuriye bya bintu bishatse gusobanura ikimere y'abantu n'imana hariya bishaka gusobanura ko imana yitandukanye n'abantu kandi imana yo no mu rupfu yarukuvanamo kuko bariya ni nko kwinjira muri serekeye bakongera bagafungura bakakuvanamo bariya barokotse hariya ko bageze muri serekeye wabitswe ukongera ukavanwamo kuko ubonye uko abirindutse n'ibirometero yagiye nta muntu wari ukwiye n'uburyo yabaye nta muntu wari ukwiye kuvamo ngo abajye uhumeka umwuka w'abazima hariya rero niho tandukaniro ry'imana n'umwana w'umuntu hariya niho ubuhanga bw'imana bubaho biriya ni bya bindi birivuga ngo abantu bagiye mu muriro ngo bavamo abantu ntibabyemere bariya nabo baciye mu muriro bariya basigaye banyuze mu muriro baja mu itanura bawuvamo babaho rero hariya niho ubuhanga bw'imana butandukanye n'abantu birirwa bita abahanga aba bumva ngo barakomeye hariya niho imana ikubwira ngo ni njye waremye umuntu ni njyewe unamurinda hariya niho imana ikubwira ngo ni njyewe ubwira abapfuye bakagira bate bakazuka iriya modoka kuyivamo ni ugupfa ukazuka iriya interinasiyonari umuntu uri guhumeka wayivuyemo ni umuntu wapfuye kuko Yesu yageze kwa Lazaro akabwira igitere ngo kihaveho nabo ni igitere cyahavuyeho kuko bari bapfuye ubonye uko imodoka yabaye ubonye uko yabirindutse ubonye urugendo yakoze ibirinduka ni harehare cyane kugera ku mago ni kure kuva hariya rero ni nko kubwira umuntu wamajije gusimenta bashizeho sima igitere kikavaho bariya ni urupfu bavuyemo barazutse aho baba bari bajya bavuga ngo twarazutse bavuye ngo twarakomeretse ahubwo bajya bavuga ngo twagize dute twarazutse kuriya ni ukuzuka hariya niho imana igaragariza ubuhanga bwayo niho imana ibwira umuntu ngo nakure kugapfa nanakubwira ngo baho hariya niho imana ikubwira ngo ntuje unyirataho ni njyewe ukomeye hariya niho imana ivuga ngo yemwe abakomeye we ntabwo mwazura aba bantu kuko ntawe ukomeye ku isi wakavanye umuntu muri interinasiyonari yabaye nkuriya ariko imana ibarusha ubuhanga yabwiye interinasiyonari ngo harapfa 20 32 bagire bate babeho uko niko ari yabipanze kuko ni 52 hapfe 20 32 bagire bate babeho bariya 32 rero njye nkariho n'umwana wasigaye mama we yagize ute yamujugunya rurinje mucisha mu idirisha rero bariya 32 aho muri namwe ntago ari igikomando mwize ngo bariya bapfuye nta gikomando bize hariya ni ubuhanga bw'Imana hariya ni inyigisho ebyiri ni inyigisho ikubwira ngo nshatse nakure kugapfa nshatse nanakure kukagira ute ukabaho icyo gishatse kuvuga ngo nta wundi wo kwiringirwa ku isi keretse Imana gusa amafaranga yawe akazi kawe izi modoka twirwa dutwara uyitwara ihenze veyiti ihenze iyo veyiti yakubera isanduku iyo vigo yakubera isanduku yewe njyaga no mu ndege nkishima ngo isezerano riraje indege yaguhitana yewe nagiye no mu bwato bukomeye njye ndi mu bantu bagiye mu bwato bukomeye ubwato bwikora abantu 1000 bukikora n'imodoka zirenga 40 nabugiyemo buriya bwato rero nabwo bwakubera isanduku tujya kuma twuma ngo bwarigise bwabuze irengero rero nujya ubona ubigiye mwawize ngo mana ngo ndagushima ko ngiye mu ndege incuro 10 n'ingahe ndabishima kuko nagiye ahantu ntatekerezaga ariko ikiruta byose shima Imana ko watashe hehe amahoro ejo bundi nagiye gutega interinasiyonari ngeze mu mutima urakubita ngo mpungiye muri Virunga kana Virunga Imana ishaka yagucuriramo nta makwasitera akora impanuka se ariko rwa Satani urambwira ngo uyoboye ibyo yakoze se ariko ngeze hirya ndongera ndigana basi abigiye cyabo cyo gupfa suko ba interinasiyonari ni igihe cyabo cyagize gite cyageze impanuka iraba rero ndashaka kubwira abantu batabone interinasiyonari ngo bumve ngo barayanzira kampani aho rero n'izindi modoka zigira zite zikora impanuka igare ryawe ntawe ritagira ritagusanga ntumva umuntu ahagaze muri dushe mu rugo agapfa akikubita hasi agahita apfa ngabyo n'ikira kikamuniga cyane washatse gupfa ngo n'umugari buramuniga agapfa neza ngo n'umugari buramuniga agapfa umugabo w'umuturage wo muri Ndusi yo mu cyaro
ngo sinzi undi musaza mugenzi undi mugabo ngo wari yaguze agatelefone ka smartphone ngo noneho ngabona ibintu bigezweho byo guha bizo urayizi gusoma umuntu noneho abasaza bamurwaga barangira ngo batabari kuvuga ngo natwe turasoma abagore bacu kandi ntago babizi mbese niho bari babonye ibintu ubwo bumva ko ari ibyo abanyarwanda bose bagezweho bagomba gusoma abagore babo noneho umugabo arataha akubitamo icupa ati nabonye ibigezweho umugabo ari gusoma umugore ati nanjye ninjira mu rugo ndamusoma ariko ntago azi inzira yo gusoma umugore aho bimanza guturuka bageze mu rugo yahaza urwagwa asanga umugore kuno bacana ku nkwi ari gukora umutsima undi nawe akaza arasama ngo zana umunwa umugore kubera yumvishe umugabo yasinze agira ngo umugabo agiye kumuruma agasunika umugabo ati urazana umunwa ye urazana ngo usome noneho aza afite forose arangije kwakunda umugore abafashe ka kamamiyo amera nk'ukubise gahoro ahita akubita mu musaya w'umugabo umugabo ahita agira ate apfa umugore baramufunze yamaze mu mwaka ariko umugabo yaje gusoma umugore kubera batabizi umugore agira ngo agiye kugira gute kumuruma rero iryo ni igare ry'uriya mugabo akamamiro wari ari gukoresha umutsima ararya niko kamwishe rero mbwire n'abiganaga nimujya mwigana mujya mumenya inzira iyo zaturutse babonye kuri sumate ngo bizo nani ngo ndetse nanjye ndamusoma akubitamo inzagwa itatarataha akaza umugore atari kutanduma aratabara umugabo agiye kunduma amukubita akamamiro byarabaye rero nshaka kubwira abantu uri muzima ufite igare ryawe rirahari niba ari mu mpanuka niba ari iki buri wese afite ukuntu azagira nk'uko ubushize twabivuze buri wese afite iyo wamaze kugera ku isi naho uzanyura usubira mu upfa imana yamaze kuhandika kera yego twase wenda reka nkubaza ikintu cya nyuma tuvuga ko ino mpanuka ko yabamo ibintu byinshi bitwereka ko imana ibihari iyo turebye nka uriya mumera wajugunye umwana we umumera ko ntiyagira amahirwe yo gusigara umwana ariko ararokoka kandi umwana yari agiye kuvuzwa umuntu ashobora guhita yibaza ko atapfuye umwana agapfa mu oya kuki atamutenga gwe kwibuye ameneka kuki atamutereye ngo agwe ku giti kimwinjiremo agira ati byose no mugambi w'Imana iyo ni gahunda y'Imana tutari twava aha hari ubwato bwavuye ahantu bita Bukoba bwari twaye abantu benshi bwerekera mu mujyi wa Mwanza bwose burarigita ndafite umuhungu inshuti yanjye w'umuhanzi aba muri Arusha n'umutanzania uwo mwana yarafite amezi 8 yarafite imyaka ngira ngo niba ari 3 enye imyaka 4 ikintu cyamufashije kwakundi amato gaba gapakiye igitoki cyavuye mu bwato buri guhimba kirareremba noneho we cya gitoki mu kuva mu bwato buri kutebera rwa rukondo rw'igitoki rwinjira mu kajire umwana bari bamwambitse gikomeza kirirembana umwana yitwa Samuel no mu ndirimbo ze ugiye kuri tubuka ngo Samuel Bukoba bisobanura ngo yarokotse impanuka abandi bararigita uwe igitoki kigira gite kirakomeza kirareremba cyanyuje mu naka intuza ibere gikomeza kugira hangurutya uyu musaya warangiritse kubera amazi gamukubise n'ahandi igitoki cyamwashije ariko ariho ubu yararongeje bundi ise na nyina barapfa barigita mu bwato n'imiryango yabo arokorwa n'igitoki hariya ni Imana rero kuba uriya muntu arafunguye idirisha imodoka ibirinduka akajugunya ntanajugunyaho irongera kwibiranga ikagwe igatubure urumva n'imbaraga z'Imana n'imbaraga z'Imana hari impamvu Imana isigaje umwana yes bakamwigiraho inshuti yego bashaka bagenda bakamurira kuko yes ari umuntu udasanzwe ubwo twabwiraga abantu bikakaza ku isi ntaco muri cyo yes nagiye kubaza umuntu apfurupfurwe buriya ngo iyo Imana yavuze tuzicwa n'isasa bari isasu yari uburwayi nkaba ari uburwayi akenshi ngo tujya kuvuka Imana ibyo byose yarabiteguye n'igihe tuzapfira abantu bakibaza ati se twibaze tirampanuka Imana niyo yakusanyije abantu bazana kugira ngo wese ahure n'urupfu rwe cyangwa se irampanuka si Imana ni Satani wateje ibyo byago ukabona abantu bikubacanga akavuga ati umuntu ntago yafata ageze ku gihe kandi koko twarabibonye hari abasigaye n'umwana nawe arasigara dusobanure neza irampanuka ni Imana yaba yarayiteye abantu baribaza nkana twewe hari igihe tunibaza tunafite n'igisubizo niba bise yaragurutse Nyabugogo irimo abantu 32 hagapfa abantu 32 bakarokoka harimo n'umwana nyina yajugunye barimo n'abana 2 b'impanga nabyo narabyumvise bakabaho bariya abantu nakubwiye ko nta gikomando bize n'abakomando barapfa bivuga ngo bariya 20 niyo yaba ari umugambi wa Satani ntago Satani arusha Imana imbaraga ibyo abantu bajye babimenya ari igihe abantu upfa
satani akagiraho umugambi wo kuba wapfa, ariko ntabwo burya satani azana umugambi kubera ko imana yananiwe. Ni igihe cyawe kiba cyagize gite cyageze. bivuye ngo bari abantu 20 bapfuye muri iriya modoka, isaha yabo yari igezeho kugira ngo bapfe, yari yageze. Kuko dukurikije atari isaha yabo, bambe tuvuze ngo atari imbaraga z'Imana, nta muntu wakarokotse muri iriya modoka. Ariko ikimenyetso yuko harimo abarokotse, ni ukuvuga ngo Imana arabarindire, kuko igihe cyabo ntabwo cyakagize gite cyari cyakagera. Rero bariya bapfuye, isaha yabo, igare ryabo ryaraje kubatwara, ahubwo baruhukire mu mahoro, Imana ibagirire neza. Naho ntibavuye ngo ni umugambi wa satani, ngo ntabwo Imana ngo yatuma abantu 20 bagendera kimwe. Aya, Imana irabyemera, Imana irabyemera. Ujya ukumva none se ntiwabonye abantu ushobora kuba ari moto, abantu bapfuye muri iki gihugu ntiwabibonye? Ntabwo bizi wewe. Rero iriya mpanuka si ukuvuga ngo satani yarusha Imana imbaraga. Bariya babayeho n'umugambi w'Imana, n'abari abapfuye ni Imana yashatse ko bapfa. Ntabwo satani yarusha Imana imbaraga. Bura reka tuve ku kintu cy'impanuka, ariko gusa cya kintu cyakagombye kuba gisigira abantu isomo rinini ku rwego rwo hejuru, kuko iyo ubirebye uba usanga cya kintu gifite isomo rinini pe. Reka twigende ku kindi. Ejo muri n'ubundi ni hano kuri kamera za Gona TV turaganira, bavuga ati hari abanyamerika bamwe bagiye kugira ute kwiruka. Oya, navuze abantu bari hanze ya Afurika. Abantu bari hanze ya Afurika kwa Pluto bakoze neza, kuko iyereko ni iryawe. None tekeza amakuru wowe yakurikiye. Yego. Urabyumva ute? Amakuru ajyanye n'abo bantu bari hanze ya Afurika kuba batangiye kubabwira ati musore mu bihugu byanyu gutya na gutya. Urumva ngewe ntago nabivuze nk'uko Imana yabimbwiye, mbona ko hari abantu bagiye gutotezwa mu bihugu byo hanze bitari ibya Afurika, cyane cyane Abanyafurika bagiye kwirukanwa mu bihugu by'abazungu, abandi bakagira bate. Ko rero byatangiye Amerika, buriya ni ikintu Imana iba yavuze icyemerwa ko gisohora, ariko kandi ikibaho ntawuhagarika umugambi w'Imana. Kuko iyo ugiye kureba muri Amerika usanga habarirwa miliyoni 11 zawe zitabyemerewe. Mu Rwanda, reka ngaruke ku mubare wo mu Rwanda kusare abantu basaga 200 na bagomba gusezererwa bakagira ute bagataha. Muri Uganda ngo ni 300 na hakari igihugu numvise numva kirimo abantu benshi, kijya abantu bageze nko 5,000 baba muri Amerika badafite ibyangombwa. Ikindi kintu navuga, wenda muri Amerika burya twari tuzi ko umuntu ajya kuvukirayo umubyare y'umwana abona ubwene gihugu, ibyo byakuweho. Kugira ngo niyo wajya kumubyarirayo nta bwene gihugu yagira ute yabona. Umuntu agiye kuvukira aho ngaho ari ku bwene gihugu, n'ubundi akaba igihugu cya papa we na mama we bavukamo. Yego. Bafite ubwene gihugu. Bya bintu iyo ubibonye pasa nk'umuntu nk'uko wenda Imana ibyo yanakubwira ugiye kuzisenga usanga bishyira hehe. Urumva ahantu bisira, Imana yambwiye ko bagiye gutotezwa benshi bakirukanwa. Hari uko Imana ivuga ikintu wenda abantu bakacakira bakumva ko bitashoboka, ariko birashoboka. Nta kintu Imana yo ivuga kidakwiye kubaho, keretse ikintu Imana itavuze. Ikintu Imana yavuze cyose ni ngombwa ngo kibeho. Rero urumva nabo ntiborohewe nko kuvuze ngo biragenda bite. Burya kujya kumva nubwo Imana iba yabiduhishure ngo tubihanure cyangwa tubivuge, ntago bigize bite nk'umuntu wari umaze y'imyaka utagira ikintu kumva ngo haguruka ugende. N'ubundi ibihugu byabo bizabakira, kuko n'ubundi nta muntu uri muri Amerika adafite aho yaturutse, adafite ubundi bwene gihugu bizabakira. Kuko nagiye kumva numva ejo bundi Burundi buri gutangaza ko mu nama baremye bagomba kwakira abantu babo. Ariko ibyo bintu Imana bamenye ko Imana yabivuze, kuko nta kintu kibaye Imana itakivuze. Nta n'igihe kirekire kibaye Imana itabivuga kugira ngo abivuze turimo dusoza umwaka, dutangira umwaka, Imana itubwira ko uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Rero ibyo bintu Imana yabivuzeho, kandi nzi neza ko dukomeza kubasengera. Igihe banakwirukana hariya ukiheba ukabona ko ubuzima bwawe burangiye, Imana yakugejeje aho, Imana ikakurindira, ifite n'ububasha bwo gukomeza kurinda ubuzima bwawe. Rero ariko ntibyoroshe gufata abantu bangana aho gutyo kabirukana. Urumva ni ibyo gusengerwa kandi tugakomeza tukabasengera.
hari umuntu duherutse kuganira turi kuvuga ko icyo kintu turi gukurikira imibare y'abantu bagiye kwirukana kuko mu Burundi ko mbona nka 300 na umuntu umwe arangije aritonda niba ari kwenda hari yabuze ukuntu we yajya hanze n'iki nayireka bivuye arangije avuga ati bari bakiri mu bihugu byabo basenga bavuga ati Imana nutugeze mu bihugu tuzagukorera tuzi ko bihugu bisanzwe tuzi ko bihugu bigira ibintu by'imirimo imirimo wose wakora ubona amafaranga tuzafasha abakene tuzafasha imfubyi wajya kubigiranya n'iby'iki gihe ukabona nk'abantu bagiye hanze ngo ntabwo bagikora ya mirimo y'urukundo yego ngo barebe aho bavuye na ya mihigo bahigiye Imana ngo bagire ute bayikore ubwo bagahugira mu kazi kabo ka buri munsi kabahaza ibyo kwinezeza ubwo bagahita bikuraho umuco w'iwabo bakambaraho umuco w'aho bagiye bakibera umuzungu kandi utari umuzungu ukava muri Afurika utazi kwambara ubusa wagera muri Amerika ukambara ubusa uwo munani aravuga ati nibabirukanye ngo kuko wamutangiye kugira ute kwiyemera nawe ubona bahagaze mw'iryo shusho birashoboka kuko niko bimeze ariko abo birukanye bose siko bose batasengaga Imana ariko umubare mwinshi cyane uva muri Afurika ukagera mu bihugu by'i Burayi muri Amerika benshi barahinduka cyane uko yavuye muri Afurika ameze yubaha Imana kubaha Imana wapi bikanga uko yavuye muri Afurika afite imyitwarire y'umuntu w'Imana igahinduka ubwo rero Imana yo yereka abantu nibyo twatangiye yereka abantu ko itangana nabo ubushize njye iki kintu narakivuze pe ndakivuga ubwo nari Mozambique nigeze kukikubwiraho Mozambique ni abantu badaha hafi ntari bose ariko umubare mwinshi ntago wahaga Imana agaciro nigeze no kubabwira njye mu rusengero nabwirijemo ndababwira ngo benshi muva mu bihugu byanyu musenga Imana munayibwira ngo tujye Imana izabashoboza ariko Imana ibahaye gucuruza ibahaye gutera imbere none ngo musige mwarabaye bize Imana nimukibonera umwanya ndi bize pe abantu ngo ntibaboneka no mu rusengero yicaramo ku cyumweru niba nagerageza gusenga ari muri bamwe bagisenga ariko agasenga agatima kari kujya gufungura iduka ye ngo aricuruze urumva Imana yakugejeje aho donko ntabwo ukiyitaho wita ku mbaraga zawe donko inyungu z'Imana warazitaye narabyigishije pese ukubesha barankurikiye narababwiye aho nigisha aho nagize umugisha wo kwigisha aho nagize umugisha wo kwigisha uvuye mu Rwanda Imana ikugejeje mu gihugu uvuye mu Burundi Imana ikugejeje mu gihugu Imana iguheremo umugisha wa mugisha ukomeza gusingiza Imana no kubahisha Imana ahubwo ukugize bizi imbere y'iki Imana noneho natashe ubukwe bwabo bwinshi nara Mozambique ukabona bashaka kujoyinga mu bukwe bashaka kwinezeza mu bukwe ukabona abantu mu bukwe babwitabiriye peka ariko nabwo ubukwe bukaba nijoro ntago buba kare mu bukwe ariko mu rusengero wagiramo kavuga se aba bantu Imana bite bagahamagara pastor ngo naza basezanyiriza aho bari yes rero ndashaka kugira ngo tubabwire nk'uko yabivuze mw'abanyafurika twongere tubabwire muva mu bihugu byanyu mukennye mwagera mu bihugu bikize mukibagirwa Imana ntago Imana izagaheramo ikindi Imana ikunda icyubahiro nuyaka icyubahiro nawe izakikwaka nuyiha icyubahiro cyayo nayo izaguha icyubahiro kubaha Imana ntibyatuma utitwa mu business icyo kintu abantu bacyumve kubaha Imana ntibyatuma udakora akazi gakomeye rero cyinshi Imana yarabivuze irabivuga pe iravuga ati njyewe ndakubwiye genda umbwira abantu ko bagiye gutotezwa ndetse by'umwihariko bagiye kwirukanwa mu bihugu barimo ibintu nabihanuye inshuro zirenga 2 hano kuri Gonareke no kuri Pise Kazuba nabihanuye igihe kirekire si rimwe su kabiri hari naho nafasha amasengesho y'imisi 3 nje mfata umwanya wo kubasengera abantu babyibuka si rimwe si kabiri mbasenya ngo musengera abantu b'abadespera bagiye guhura n'akaga benshi bagiye guhura n'ibibazo bikomeye bagiye gutotezwa bagiye kwaka agaciro bari bafite birukana mu bihugu barimo yes ariko Bibiliya nayo ikabivuga kavuga ngo nimuhindukira mugasenga nzabakiza nzabumva ndi mu ijuru pe si rimwe si ubwa mbere abantu basenze Imana ikabagarukaho ariko mwataye Imana ndimo numva sitwariza Apostle Gitwaza Dr Gitwaza avuga umukobwa ari umukristo wiwe
ari umukristo wiwe ari umuririmbyi ngo ageze muri Amerika ntabwo yari azayabaga asanga ari muri babandi bambara ubusa baba mu kabare pe bishwe n'itabi ndamurebye ishusho iraza yibuka wa mukobwa waramyaga iwe wafashaga abantu mu kuramya ngasanga yiyambariye ubusa Apostle Gitwaza ukantu arakavuze njye kuko nkunda gukurikira amagambo ye rero abantu bageze muri bihugu birabashutse batse Imana icubahiro bayikojeje isoni bifasha uko batari babonye amafaranga Imana ibahaye amadolari y'amadolari yo kugira ngo rwa mugani yubakaho baturutse yubaka inzu z'Imana bahigura imihigo bakoze bakomeze baha Imana ahubwo bagize bate bakoze bigize cokora tubasengere bose siko bameze harimo abakiri bazima harimo ari kibazima harimo abasenga Imana hari ujya muri Amerika kumva atari kuri Imana ye hari ujya muri Amerika akavuga ati byanga bikunda ubuzima bwanjye no kugira gute no gusenga ariko tunenga aba bantu uretse no kujya muri Amerika ni Burayi n'abandi bajya mu bihugu bya Afurika dufite mu gihe mukibagirwa Imana yemwe bantu bari Zambia nshuti zanjye abantu bari Mozambique Malawi abantu bari gucuruza za Zimbabwe abantu bari muri Burkina Faso abo bantu bari ahantu hatandukanye muri Afurika mu nkurike za Cote d'Ivoire bamwe mujya munyandikira igihe cyose uzava muri Afurika yanyu uzava mu gihugu cawe wubaha Imana ibyo ukora bikakuvana ku Mana urukwiga hamagarira akaga uje umenya ko icyo gihugu atari iwanyu umenye ko wacumbitse niba utari wabona ubwene gihugu umenya ko atari iwawe kandi kanze nkubwire niyo wabona ubwene gihugu hari igihe byahinduka rero kanze nkubwire menya ko yakugejeje aho umenye yakuremye imenye yaguhaye ububasha imenye yindi yaguhaye kwa praying ukandika ukabona visa ugeraho ngo ukomeze ugire ute uyubahe ibyo nibyo nabifuriza njye sino kwishima nubwo wenda bamwe bageze nyuma bakagira ubwo ico nshaka no kugira ngo bahindukire bamenye Imana ntago nishima kuko Imana yabincishemo kuko ntago nakwishima ngo mfate umwanya wo kubasengera kuko Imana njye yabinyeretse kera bwa mbere ndabasengera nigeze kujya ku musozi iyo hirya kwa Rusagara ndasenga ntinyamara mbonye akaga kuba diaspora ejo bundi nongeye kubitangaza kuri televiziyo yawe ku bintu bitatu bigiye kuba mu uyu mwaka byihuse n'ukuntu uyu mwaka ugiye kurangira abanyarwanda bashaka Imana bashaka ijambo ry'Imana bazamuzabibona uyu mwaka impera z'uyu mwaka abanyarwanda mwanze gushaka Imana abanyarwanda mutari mwese mwapirasi by'Imana muzayishaka yes reka tugushimire cyane tunibutsa abantu baho nkuko twabivuze mbere tugitangira mwumvise gahunda zabaho gusa urumva Prophet ukuntu ibintu byose aba yabivuze aba ari ukuri kuri mu mutima wiwe cyakora kino abantu bavuze ngo Prophet ni umuhanuzi yubahwe kandi buri umuhanuzi yemerwa ariko ibyo hano bigize ute bisohoye kitasohoye bitasohoye ntaki ntago byari byemewe witwa umuhanuzi utari wemerwa ubundi no kwitwa izina ritari ryavivurwa kwitwa izina ritari mu ndangamimerere nyine ariko iyo byasohoye bihita binjira mu ndangamimerere y'umuhanuzi abantu bavuze ati ngo umuhanuzi yahanuye ikintu kigasohora aba ari byiza kumubwira ko icyo kintu cyaje ni ingenzi kuri we nibyo tubwira n'abo duhanurira Imana ducishamo ibyabo kugenda ugaceceka nabyo si byiza wenda bamenyereye ko bose bababwira ngo byasohoye bakabasaba amaturo ariko umuhanuzi nyakuri iyo umubwiye ko ibyo wasengeye byasohotse agira imbaraga anigirira icyizere kirenze kurusha uko yari ameze nigeze guhura n'umugore umwe nigeze kubwira mu Kinigi yari amaze imyaka 7 atabyara akajya ava mu Kinigi akaza gusengera hano Imana irandahira ati mubwire ko ngiye kuba umwana ndamusengera aragenda arasama arabyara ngiye ntegereza ko atari yabyara none igihe namvuye kubwiriza ku mupasiteri bita Venari mu Kinigi kubitarana wa mama muri rompuwe ahetse umwana ashaka kunkwepa mbegaruka nakubonye kunkwepa ni ibiki arambwira tuzi impamvu nayo gukwepye ati nari narahize umuhigo ndabyara sinawuhigura ndabwira ninjye ntago ndeba ko umuhigo wahize uzababazwa n'Imana ahubwo nje nshimiye Imana ko yaguhaye umwana yacishiye muri njyewe ukabuhetse ibi biranejeje kurusha niyo ufata kuva ati rero wa muhigo sene nawe ubona ariko igitangaza cyarabaye nibyo bintera confidence ariko narishimye cyane rero mwabantu mwe muhamagara abahanuzi mukubiswe ibintu amazi yarenze inkombe mwamara gusubizwa ntimubwire babahanuzi babahanuriye namwe ntago muba muri kuri ubwo mushaka kutabaza ari uko mutewe gusa igihe mwasubijwe ntimubwire abantu mujye mubwira abantu ngo Imana yakoze ibitangaza umuntu nagusengera arwaye ukaba uje umubwira ati nakize nagusengera ugiye kubyara uje umubwira ati
navuye ku bise mfite umwana nagusengera uri mu nzu y'ubukode ukajya mu nzu yamubwira ati burya ntukaruye kongera kunsengera inzu ubu nicaye mu kizimbe sengera ikindi nagusengera imodoka uyitwaye mubwira ati ntihongere gusaba imodoka sengera ibindi mujye mubwira abantu niba nagusengeye kuzagira amaparito gamwe bakodesha uzavuga ati oya ati ndafite ubwo tisengera hoteli ibyo byose mujye mubwira abakozi b'Imana umukozi w'Imana akundwa gukomezwa n'ibisubizo yasengeye yumvishije ko byabonetse niyo mpamvu nkunda abatanzaniya Tanzania pe bajya bandika akamesaje bati bya bindi wasengeye cyangwa ugira uti ariko twewe turashaka kugira ngo tuze turira igihe twasetse ntitwongere kubwira abantu herutse kujya ndi muri gare hariya iyacu yari Musanze noneho ubwo nari kujya kuri Virunga abantu bari kunkurubana noneho umukozi umwe wa Virunga babwiye boss ataka akazi durura mugone wagahanuye ahita aza no kubimbwira ati kakazi wampanuriye nakabuze ati nabonye akazi muri Virunga rero ibyo byanteye imbaraga kubona umuntu abivuga n'abantu bice ngo ugira bamenye ko Imana yacu ivuga twe ntabwo turabona tugenda tugira ahubwo ibitangaza Imana dukoresha nibyo bigomba kuvuga twe ntabwo ubundi nanga umuntu yirwana yice ngo ngewe nakunkora ibi woya uwo byakoretse naza bivuge muze muvuga ati cagiye byari bikomeye Imana irakora umuhungu yarajambe n'agapira kanditsweho Virunga aravuga ati kakazi naje iwe mfukame ngaka nkarimo kigumamo ahubwo temukanye bakugira na manager ashaka ubushimye Imana ibyo rero bidutera confidence bikanakongera n'amavuta kandi Imana ikintu Imana ikunda ni amashimwe David nta kindi Imana irya ni amashimwe abasomye Bibiliya muzumve neza Imana icyatuma gukunda Dawidi n'ugushima Dawidi ntago yarashimaga cyane kabiri yamukundiraga kwihana yakoraga icyaha akaba ati ntaco ndakora ntumvisha imbabazi z'Imana Imana ikamukunda gushima gatatu kuyibyinira niyo mpamvu bivuga neza ngo nta muntu n'umwe nigeze kubona umutima wanjye wishimira nka Dawidi si uko atakoraga ibyaha ariko igihe yakoraga icyaha yumvaga atakongera kugubwa neza atumvisha imbabazi z'Imana n'umukristo cyangwa umupasiteri cyangwa umuntu witwa ngo ni umurokore ukora icyaha ntagire ubwoba ntiyumva afite ubwoba bw'icyaha yakoze uwo ntabwo ari umukristo nimbesha David asingira ubwoba nkumva ndabimenyereye ntabwo nkijijwe ariko igihe nagwemukiye nkaranasinziriye ndi mu nzira z'agakiza igihe cyose uzahemuka waba uri umuprofete waba uri umwapotere waba uri beshepu ugahemukira umuntu wamara kumemukira ukaryama ugasinzira ukizigura ntugire ubwoba ntabwo ukijijwe David ntabwo naba nkijijwe pe yes turagushimiye cyane rero bakunze ba Sekazuba From TV umukristo TV Gonake TV icyo nababwira ni kimwe profete no wacu tuzamugabana n'ikindi gihe ni mumukenera cyane kandi n'umuntu wacu uhora ahangaha hano niwe sinzi ko twamubura rero katumushimiye cyane tunabibutsa ngo mwese mwikusanyirize muri baho cya giterana dufite ibunagana badushigikire mudushyigikire inkunga zanyu zakenewe mudushyigikire hakenewe amafaranga kabisa hari ahantu hakenewe amatransport hakenewe gushaka ibyuma hakenewe gushaka amatente kandi ifaranga ryawe nturitinyisha uko ringana na 200 turayakeneye 200 ni intebe ebyiri mureke mbabwira hari ahantu hari abana bataye ababyeyi cyane batazi ababyeyi babo baherereye hari ahantu hari abana babuze ababyeyi bwite barababura burundu batazigira abana babura hari ahantu hari abapfakazi bapfisha abagabo hari abantu basahuye ibintu byabo basigara ari abakene hari abantu benshi hari abantu bafite ibikomere by'intambara hari abambaye ubusa barambaraga David abambaye ubusa bivuze ngo hari ahantu hari ibyiciro byinshi si bunagana gusa twabwiye ko tuzajya Kongo henshi hatandukanye igikomeye muri byo byose abantu bakeneye isana mitima ariko reka turebe itangiriro niryo rizaduha n'ishusho yo gukomeza hirya no hino sapoti yanyu reka dukore ikipe wowe udukurikiye kuri ndi umukristo udukurikiye kuri Sekazuba From TV kuri Gonake TV tugiye gukora kipe ukoresha ingufu zawe ugenda imbaraga kandi imbaraga kuko Imana yabwiye Gideon ngo genda uko imbaraga ze zigize zite zingana urumva byabaye babaje ufite amafaranga menshi kuri konte ariko kaba nta muntu n'umwe wari wajya sinzi umuntu umwe twavuze ati man ntizakwaza umuciro wari kandi David nawe tuzaba turi kumwe murabizi ko aba muri baho na pasi tuzaba turi kumwe hari undi musore dufite hano nawe tuzaba turi kumwe rero mudufashe tugende dukora umurimo w'Imana dukora ikipe ikomeye hariya tuvarabunagana tubwiye abantu b'Imana tubabwire ngo mukomere mwayo mahoro akomeza abeho
ubwo rero abantu bazi guteta umugisha numva turi kwivuna cyane wumvise ibyo ari byo aya nta nubwo nongera kwihendahenda baba barabikora numva naba abanyamugisha umunyamugisha bari kuribwaribwa ahubwo namara kubyumva araba atinze kugira. yego prophet kadusoze ku yanyiso yawe reka dusengere abantu. Reka ngusabe ikintu kimwe kandi nkivuge ndi kumva ngyaswe n'umwuka w'Imana. nta kibazo umbabarire ntimugakatemo. murumva ngo abanyamakuru mwe mumfashe mu isengesho ngiye gusenga nsengere umuryango wa Bishop Sam Umugisha. Bishop Sam Umugisha ahari Imana ibane nawe wahoze we diocese yashyira mu Anglikani. ndumva icyo kintu Imana ikinshiramo. dusengere n'umuryango we kuko David impamvu babinjemo titire ye n'icyubahiro yari afite ntawe utajya hariya ariko birarenze biragayitse. ndetse mbonereho no kubwira abantu abakristo badukurikiye bose tumusengere dusengere n'umuryango we kuko hari umuryango ukura utazi ikibi ariko wabona ikibi ukicuza n'impamvu wamenye Imana ukajya kure. kuko mperutse kumubona mbona uko amanuka mu modoka ya RIB njya amarira aramfata mbibona kuri telefone ndarira. David si ukwishushanya ndarira amarira aramfata. rero muntu wishimira ibyago by'undi ntagakiza rero numvishiye Imana insaba mu isengesho nsenga kandi ndabizi nawe uri umukristo uri umunyamasengesho ariko dusengere uyu mubyeyi Imana yo mu ijuru yitamure ku buzima bwe ndetse igere no mu muryango we no mu bavandimwe batandukanye mu gihugu ahantu bari. iki kintu ndacumvise. Mana ishobora byose uri mwiza kandi ushobora byose uri intwari mu ntambara urarufa na omega. twari turi mu kiganiro kiganira ku murimo wawe witwa baho. twari turi mu mirimo wagiye ukora turimo tunavuga ngo umuntu ni ubusa. ibyo nibyo twahoraga tuvuga. umuntu ni ubusa, umuntu ni bure, ni wowe ukomeye. twagiye tubibona abantu bapfa, twagiye tubibona abantu bakena, twagiye tubibona abantu bongera gukira barakennye. nyemerera nsengera abadukurikiye bakennye ubarinde kwiheba, abadukurikiye barwaye ubabwire ngo muhumure, hirya y'uburwayi hari ubuzima. nsengeye igiterane turimo dutegura hariya i Bunagana kizaba tubwira bariya bakongomani ngo muhumure, hirya y'intambara hari amahoro, hirya yo kubura aho murara harahari. urakoze Mana. ngarutse ku muryango wa nyiricubahiro Bishop Sam Umugisha mugira neza. ndamusengeye ahari hariya ahari mu igororero hariya uba uri mu maboko atari ayawe, hariya utaba ufite uburenganzira bwose. reka umwamarayika amumanukire, namara kumumanukira amubwire ngo humura, humura. sengeye imiryango ye, umugore we, abana be, inshuti n'abavandimwe be, n'abasengeye mwuka wera w'Imana abagereho abakomeze. mwami kabona nubwo umuntu yakosa ariko waravuze ngo wanga icyaha ugakunda umunyabyaha. simushinja ibyaha ariko kabone muri rangaje abantu babirebamo batumye agera hariya ntabwo byari bikwiriye. niyo mpamvu musengeye ukuboko kwawe kwiza kumugereho. ijambo rya biravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kuko hariya mpatinya, kuko ntahifuza, nanjye ntabwo mpamwifurije. reka ukingura imiryango kuko urabishoboye. nabonye ngo usenga ndi muri gereza, ukingura imiryango. ndamusengeye mwami, ndamusengeye data, imbaraga zawe zimugereho, umuhe ibyiringiro, mubwire ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. ndamusengeye, sengeye umugore we, sengeye abana be, babona retebo sanse dotaye, babona amahoro yawe, babona imbaraga zawe. girirwe neza nawe, umurinde kwiheba mw'iyi minsi 30 y'agateganyo akatiye. umugereho umubwire ngo humura, ndi kumwe nawe, umushyigikire mwami Yesu.
ndamusengeye cyane, mbisengeye mbibwirijwe n'umwuka wera, nta wabintumye, nta n'uwagize ute, ahubwo umwuka wera arabintegetse. Reka unyemerere mwami, ukuboko kwawe kwiza kuzenguruke mu muryango we, kandi ubwo yataha bakazabona n'umuryango we tuzagushima. Reka nyagasani, umuntu wese ugira urukundo aho yaba ari, haba umukristo kandi abakunda Imana bamusengere. Urakoze mwami, ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Narakubonye ukora, narakubonye ukingura abantu bagataha, ngaho mugirire neza. Ntago nasoza ntasengeye ibi binyamakuru, sengeye Gonareke TV, reka uyiteze imbere mwami, umugisha wawe uboneke. Twifite umunsi mukuru w'abantu 50,000, reka ukomeze uyagure, tuzagira umunsi mukuru w'abantu 100,000. Reka wagure Sekazuba Forum TV mwami, ndayisengeye, reka ufungure imigisha n'abayikoraho bose ubaha umugisha. Reka nsengere Ndi Umukristo TV, reka uyihe umugisha n'abayikoraho ubaha umugisha. Sengera ibinyamakuru uhereye aka kanya bikintunga mikoro, bikintunga kamera, uhereye aka kanya bitera imbere, bizamurwe hejuru. Urakoze mwami, ntago nagena ntasengeye igihugu cyanjye, igihugu wampaye nk'impano, igihugu cy'u Rwanda. Sengeye umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame, reka ukomeze umugwiza w'ubwenge n'ubudahangarwa, kandi umurindire mu maboko yawe. Abaminisitiri bamufasha kuyobora bose ndabasengeye, abasina n'abasenateri, abadepite ndabaguhaye mwami, reka ubagire neza, uhereye kuri gavani ba meya ndetse n'abagitifu imirenge ab'utugari ndetse n'ab'imidugudu n'abamutwara sibo, abo bose ndabasengeye, reka ubagire neza. Igihugu cyacu cy'u Rwanda ugiha amahoro mu banyarwanda n'abanyarwandakazi. Ntago nakwibagirwa rero bamwe barara bahagaze bari kuducungira umutekano, ingabo na polisi, reka ubaha ubwenge. Abari mu gihugu cy'u Rwanda uhagarare nabo, abari mu butumwa bw'amahoro mu bihugu bitandukanye, abari Mozambique, Centrafrica, Sudani y'Epfo, mwami reka ubagire neza, abari za Haiti n'abandi henshi. Reka dusengere n'izindi nzego z'umutekano zose zibafasha, abadaso ndetse n'inzego z'abacungagereza, bose ubagire neza. Ngaha amahoro utanga n'umugisha utanga abe ku gihugu cacu, abe ku banyarwanda n'abanyarwandakazi, kandi umugisha utanga wome ku muntu wese utuzengurukira igihugu, kandi urinde abanyarwanda, ube mu ruhande rwacu, ube ku buzima bwacu. Umugisha utanga ube ku matorero yawe, ndetse mwami